Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Dushimye Imana nyiribihe yongeye kuturemera agahe ko guhura no kuganira ku ijambo ry'Imana. Dushimye Imana itabura uko ibigenza, yabanye natwe ikadufasha, tukaba duherereje inyuma ukwezi kwa gatandatu, tukaba dutangiye ukwezi kwa karindwi. Ni ibitangaza nshuti zanjye, umwaka wa 2022 tuwugejeje hagati. Imana ishimwe, yarakoze kubana natwe. Uko Imana yabishatse niko byagenze. Ufatikanye nanjye gushima Imana uko bimeze kose, ibyo uri kunyuramo byose, unezezwe nuko Yesu agukunda kandi akikubeshejeho. Hari umugambi agufiteho. Niba uri kubasha kumva iyi audio, nuko Imana ikikubeshejeho kandi ikigufiteho umugambi. Imana niguha umugisha, ushimana Imana nanjye. Ndagira ngo tuganire ku byanditswe byera n'umumaro wabyo. Dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 kugera ku wa 17. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imana ishimwe. Kongereho amagambo yanditse muri Zaburi 119, dusoma umurongo wa 11, turaza gusimbuka dusome n'umurongo w'105. Zaburi 119 ni zaburi ndende, ifite imirongo 176. Rero turasomamo imirongo 2 gusa yonyine, kandi ni zaburi yanditswe n'abantu batandukanye. Dusome rero umurongo wa 11, anditswe ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. 105, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu nabaha umugisha, Yesu nabashyigikire. Turimo tuganira ku byanditswe byera kandi tukaba turi kuvuga n'umumaro wabyo. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose, ntukagire ngo byaje uko byiboneye, ntukagire ngo byaturutse ahandi, ntukagire ngo byanditswe n'umuntu nk'uko abantu bajya babivuga ngo Bibiliya yanditswe n'abantu. Oya, Bibiliya iratubwiye. Bibiliya, ijambo ry'Imana cyangwa ibyanditswe byera ubwabyo biratubwiye ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Haleluya. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi Imana ibihumeka ifite intego, bifite umumaro kuri wowe nanjye. Umumaro wa mbere twasomye ngo nuwo kwigisha umuntu, umurimo wa kabiri kumwemeza ibyaha bye, umurimo wa gatatu kumutunganya, umurimo wa kane ngo nukumuhanira gukiranuka. Kandi ibyo byose uko ari 4, ibyanditswe byera nibimara gukorera umuntu ibyo bintu 4, ngo nukugira ngo uwo muntu w'Imana abashyitsi. Icya kabiri, abafite ibimukwiriye byose. Icya gatatu, ngo kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Imana ishimwe. Ibi bishatse kuvuga ko iyo nta byanditswe byera ufite muri wowe, cyangwa se iyo nta jambo ry'Imana riri muri wowe, iyo nta riri muri twebwe muri rusange, ari nawe uri kunyumva, ntabwo tuba dushyitse,
ntabwo tuba dufite ibidukwiriye, kandi ntabwo twashobora gukora imirimo myiza. Ntabwo bishoboka tudafite ijambo ry'Imana muri twebwe, kuko nicyo ryashyiriweho. Imana idufashe. Umurongo wa 11 w'iyi Zaburi 119, uwawanditse yaravuze ngo jyewe nabikiye ijambo ryawe. Nkaho yakavuze ati Mana, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, cyangwa nabitse ibyanditswe byera mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo ufite ibyanditswe byera mu mutima wawe, iyo ufite ijambo ry'Imana mu mutima wawe, utararyumvise ngo ryinjire mu gutwi kumwe risohokere mu kundi, utararisomye ngo uhite uryibagirwa, ahubwo ukarisoma warangiza ukaribika mu mutima wawe, bituma udacumura ku Mana yawe. Kuko ujya kugwa mu ikosa, rya jambo riri mu mutima kuko waribitse rikagukomanga, rikakubwira ngo sigaho, kuko riri muri wowe. Ariko se utararibitse mu mutima, ariko se waryibagiwe, ariko se utararyitayeho, nta na kimwe yibuka, arakomeza akigendera agakora nk'uko abibonye. Imana idufashe. Uwanditse Zaburi 105 we aravuga ngo Mana, ijambo ryawe ryambereye itabaza ry'ibirenge, ryambereye umucyo, na n'uyu munsi ni umucyo umurikira inzira yanjye. Murabizi kunyura ahantu hatagaragara ukuntu bibangama, uzi kunyura mu mwijima ukuntu bigoye, ariko ijambo ry'Imana mu mwijima wo mu nzira ducamo, mukabwibwa ko muri iyi nzira mu buryo bw'umwuka ahacuza umwijima, ahatagaragara, muri bya bindi biza bukavuga se nyura aha, ese ndanyura aha mu buryo bw'umwuka. Ugeze muri ambarado shuwa, unaniwe guhitamo, rya jambo wabitse mu mutima ukavuga ariko ijambo ry'Imana rivuga gute, rikakubera umucyo ukumurikira, rikakwereka inzira ukwiriye guhitamo, rikagufasha gukora shuwa mu kintu ugiye gukora, kuko riri muri wowe. Nitabaza rimurikira inzira yawe, ni umucyo umurikira inzira y'umuntu wizeye. Imana nigufashe ubika ijambo mu mutima kugira ngo utabasha gucumura. Bene data bakundwa, ijambo ry'Imana cyangwa ibyanditswe byera tubisoma mu gitabo bita Bibiliya. Dufite Bibiliya, nirwo rwandiko rukuru rwiza, niyo baruwa nziza twandikiwe n'umukunzi wacu Kristo, kugira ngo tubashe kumenya amakuru, ibyadutekerezaho, ibyadushakaho, tuyibona muri Bibiliya, muri icyo gitabo cyiza twahawe. Ariko gutunga Bibiliya, kuyitwara, kuyisegura ku musego nk'uko bamwe bajya babikora, ntabwo bihagije. Ahubwo dukwiriye kurisoma, ijambo ry'Imana dukwiriye kurisoma, dukwiriye kuritega amatwi tutarangaye. Ariko icyiza kuruta ibyo byose, dukwiriye gukora ibyo ridusaba. Imana itubashishe. Bibiliya igitubwira ngo dufite ijambo ryahanuwe, ngo tuzaba tugize neza nituryitaho. Kurisoma ni byiza, kuritega amatwi ni byiza cyane, biruta wa wundi ufata Bibiliya uwundi akayisegura, uwundi akayirarana, ariko ntayisome, ntatege n'amatwi aho ijambo rivugwa. Ariko ikiruta byose ni ugukora icyo ridutegeka. Bibiliya igitubwira kandi ngo tujye dukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa twishuka, ngo kuko wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo, ngo ameze nk'umuntu urebeye mu maso ye mu ndorerwamo, yamara kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa, ntabakibuka uko yasaga. Imana idufashe kuryumva, kuryumvira, gukora ibyo ridutegeka. Nashakaga kandi kubabwira yuko iyo Bibiliya itubwiye ngo ijambo ry'Imana, burya ijambo ry'Imana ni Kristo. Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana, Kristo niwe jambo w'Imana. Bibiliya igitubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo ubwe yari Imana. Haleluya. Ngo mu biriho byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ijambo ry'Imana niwe Kristo. Nitwumvira ijambo ry'Imana tuzaba twumviye Kristo. Nitwita ku ijambo ry'Imana tuzaba twitaye kuri Kristo. Nidukora icyo ijambo ry'Imana ridutegeka, tuzaba dukoze ibyo Kristo ubwe adutegeka. Imana nidushyigikire. Ukwiye kwakira Kristo mu bugingo bwawe, ari we jambo ry'Imana, niba utari wamwakira.
kandi umwumvire, ujye ukora ibyo agutegeka. Yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Urebe uburyo usabana nawe, utunganye ubushuti bwawe nawe buri munsi buri munsi. Mwibuke ko twasomye muri wa murongo ko uwo jambo niwe wigisha umuntu, niwe umwemeza ibyaha bye, niwe umutunganya, niwe umuhanira gukiranuka, atuma umuntu w'Imana abaho akitse, atuma umuntu w'Imana aba afite ibimukwiriye byose. Ndimo ndavuga jambo. Kandi utamufite ntabwo wabasha gukora imirimo myiza yose. Ndakwifuriza gutunga Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Ahari ujye ubona umwanya wo gukora ibindi bintu byose, ariko ntubona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, uwo ntawe ugira. Ndakugira inama ngo wiyibuke kandi wikosore. Nsoza ndaguhendahenda ngo ujye usoma ijambo ry'Imana, hanyuma numara kurisoma cyangwa mu gihe uri kurisoma cyangwa ugiye kurisoma, urisome ariko unanasenga kugira ngo umwuka wera w'Imana ari gusobanurire. Niwe wenyine ubasha kuri gusobanurira. Nibitaba ibyo warisoma ukaryisobanura uko ubishaka, ukabyumva ukundi, cyangwa se bikakubera nk'ikinyamakuru. Ujye usoma ijambo ry'Imana, uryiteho, hanyuma urisengere kugira ngo umwuka w'Imana abashe kuri gusobanurira. Imana nibaha umugisha, mukunde gusoma, mukunde gusenga, kugira ngo mube mushyitse, kugira ngo mube mukwiriye rwose, kugira ngo mubashe gukora imirimo myiza yose, dore ko ari Imana yaturemeye. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.